umuntu wumvisha uhanura buriya buhanuzi Theogene agiye mu mahanga ayuriye indege abaye umuhanuzi international nubwo buryo abihanuyemo bidaciye kabiri bw'abahanuzi bamenye abagiye muri gereza. Ayo mahanga wavuze ni gereza. Uyu munsi nturi umuhanuzi w'ibinyoma, uyu munsi nturi umuhanuzi w'amarangamutima. Turashaka kudusana kuri kiriya kintu ugihuze n'ubuhanuzi wahanuye cyangwa se mba nta naho bihuriye nabyo tubwiye, kuko uyu munsi turashaka gukora abantu mu rujijo. Mara kubona bamufunze nasenze Imana, yego ndavuga ngo Mana bimeze bite, ko wamubwiye ko bimeze gutya umukozi wawe umwaguriye imbago azurira n'indege akajya kuguhamya hanze, none akaba agiye muri gereza, none bimeze bite? Noneho nyimara gusenga Imana inzanira ihishurirwa imperezi yereko. Ngiye kubona mbona inyeretse yanzaniye yerekwa rya hariya kwa hariya shuri rya Gisozi hariya kuri Erika. Imana irangije irambwira ngo Theogene nemeye ko ajya muri gereza kuko hari ibyo shaka kugira ngo yigire muri gereza, ariko ugenda ubwire n'abandi bantu babyumve kwicyo navuze kuri Theogene nzanagisohoza. Ntabwo ibyo navuze kuri Theogene kwazuriye indege akajya guhamya izina ryanjye hanze ntabwo birangiye. Imana irambwira ngo mbonereho no gukura abantu mu rujijo, kuba wajya muri gereza ntabwo bikuyeho umugambi w'Imana. None se ndatanga urugero, Yosefu Imana imaze kumubwira ko azaba igikomangoma, imaze kumusura mu nzozi ikavugana nawe, Imana imaze kumubwira ngo bene so bose bazubama ku birenge byawe, yewe n'ababyeyi bawe bose bubame ku birenge byawe, uwabirebaga wese n'uwabyumvishe mu kanya bajya kubona bakabona Yosefu ageze muri Egiputa, igihugu atavukiyemo. Buriya iriya Egiputa nawe yifate nk'aho Yosefu yari ageze hehe muri gereza. Ni ukuvuga ngo babarane n'abababaye, twishimane n'abishima. Niba mwene data ahuye n'ikibazo, ntago ndaba uwa mbere ngo gutera komenti ngo ibi n'ibi ngo byagenze gutya, mwishima hejuru. None se no kumwishima hejuru byonyine wagize ngo si icyaha cyonyine mba namaze gukora, ahubwo icyo dutegetswe Theogene iby'Imana yamuvuzeho byose bizasohora, nta na kimwe Imana yamuvuzeho kitazasohora, kandi bazabirebesha amaso. Nubwo muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga haba hariho amakuru menshi atandukanye, buri wese avuga ibye, gutyo buri wese avuga ibye. Ubundi ni ukuba mbese ukambwira ngo ningende manura ibintu, none ibintu nahanuye n'ubundi bikaba bidasohoka. None ntabwo bagiye kunyita umuhanuzi w'ibinyoma. Erega buriya mu gihe cyose tunakora uyu murimo w'Imana, mwene data n'undi muhanuzi wese uzankurikira akantega amatwi, byange bikunde, niyo wahanura ijuru rikanyeganyega ntabwo uzaba umuhanuzi uruta Yesu, ntabwo uzakora ibitangaza biruta ibyo Yesu yakoze. Ariko na Yesu hari aho yageraga bakavuga ngo akoreshwa n'abadayimoni, bareba uburyo yakijije abarwayi aho kunezezwa nuko yabakirije abarwayi, bati akoreshwa n'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo rero umubyeyi mukuru twahawe ni umwuka wera. Iyo dufite umwuka wera aratuyobora, kabone yuko hariho n'abatuyobya, umwuka akakubwira ati uriya muntu yakuyobeje, uriya muntu ari kukwishushanyaho. Hariho n'abakubwira bati turi kumwe, umwuka akakubwira ati nubwo ari kukubwira ngo muri kumwe ntabwo muri kumwe. Ubwo rero urumva yuko umwuka wera ni umubyeyi twahawe, n'umubyeyi mukuru ugomba kutuyobora akazatugeza mu gihugu cya mu itorero rya ADEPR. Rivuze iki ku buzima bwawe, rivuze iki mu bereho ryawe, rivuze iki mu Kristo bwawe? Buriya ni ukuvuga ngo iyo hari umuririmbyi wabivuze neza, ndi mu modoka ndi kuza, hari umusilamu waje kwigisha, nari mfunguye akantu kuri TikTok, noneho arangije arigisha avugamo Yesu, ahamya Yesu.
abari muri iyo modoka bose baravuga bati none se abayisilamu bavuga Yesu. Kabone yuko uburyo Imana ikorana n'abantu kugira ngo abantu bayizere, hari ubugikubwira ikakubwira ngo ejo ndakora iki n'iki, yakubwira ejo bikaba ejo, uko yakubwiye ejo bikaba ejo. Hariho n'ubwo ikubwira ngo ejo biragenda gutya muri wa mubare w'Imana, ejo ukabona harashize. N'ejo bundi njyewe ntabwo ndi umwana mu bintu by'ubuhanuzi rwose pe, mu gihe maze ndi umuhanuzi ntabwo ndi umwana cyane. Yego mbanyeneye n'izindi muguro n'ubundi bufasha, ariko nari ntabwo ndi umwana cyane. Nabonye ibintu byinshi, nabonye aho Imana ikubwira ngo ejo ndagutabaye. Uri mu kigaragazo runaka ukibwira ngo n'ejo mu gitondo, ejo ukabona bigeze cya kigaragazo kikiriho, n'ejo bundi ukabona ukwezi kurashije, mu gukurikiyeho ukabona cya kigaragazo gikuyeho. Mu mubare w'Imana n'ubwiro ugihanura buriya buhanuzi ukabona biriya birabaye, we ntabwo wahise wumva ko wahanuye ibinyoma? Ariko njye ntabwo nahanuye ibinyoma. Sinzi njyewe nabashije gusobanurira abantu ngo bantege amatwi neza. Buriya nujya kuvuga ngo umuhanuzi yahanuye ibinyoma, uzabivuga ari uko wa muntu bari kuvuga ngo icyo kintu ntabwo wari wagitekereje muri wowe. Uko byenda kose umuntu aba ari umuntu, agira mbere yo kuba umuhanuzi ko uri umuntu ugira na kamere y'umuntu. Nacyo cyanteye gusubira imbere y'Imana nkabaza Imana, ariho yanzaniye iriya kaminuza ya Erika. Imana ikambwira ko imujyanye muri kaminuza, kandi azava muri kaminuza akavamo n'ubundi Imana isoza ibyo yamuvuzeho. Uriya mukozi w'Imana afite amasezerano menshi Imana yamuvuzeho kandi izayasohoza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kandi ikindi nanone nabwira abantu n'abari muri gereza bakwiriye kubwirwa ubutumwa bwiza. Nsubiye inyuma, hariho n'igihe Imana yemera yuko umuntu ajya muri gereza, iri kuvuga ngo ubu butumwa igihe wabutambukirije kuri social media bukagenda bukagera ku bari muri Amerika no mu Burayi no mu turere hirya no hino, genda ujye no muri gereza. Hari abantu banjye n'ubundi shaka yuko ubwiriza ijambo ry'Imana, umurimo w'Imana warangira Imana ry'Imana ritajya rihinduka. Paulo yaravuze ngo nubwo nkubitwa nkaboheshwa iminyururu, ngo ariko ijambo ry'Imana riri muri njyewe ntabwo ribohwa. Ijambo ry'Imana uriya mwene data yaje gutambutsa ntabwo ryo ryaboshywe, ahubwo ni ukuvuga ngo niba hari ijambo n'ubundi yaje gutambutsa rikagufasha umutima, rigafasha umutima wawe, aho kugira ngo ugushwe n'uko afunze, ahubwo pfukama umusengere ndetse usengere n'abandi bakozi b'Imana. Kuko icyo mpamya neza nashidikanya, ntabwo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko kubw'amasengesho y'abera Petero yagiye mu nzu y'imbohe, ab'itorero baramusengera. Itorero cyangwa idini ntabwo najya kuripfobya, uretse ko nanone ntabwo najya kuvuga ngo wenda ngo nubatse cyane ku idini. Kabone yuko ushobora kubaka ku idini cyane, hari abantu bubaka ku idini cyane cyane cyane, none ugasanga yubatse ngo njyewe ndi muri ADPR, ibyo ngibyo ugasanga nibyo yubatseho gusa. Ariko wareba ugasanga imbuto z'umwuka ntazo, ugasanga gukizwa ntako, ugasanga icyo yubatse ni ukuvuga ngo njyewe maze imyaka 20 mu itorero rya ADPR, maze impamvu ndi kurivuga nuko ariryo sengeramo, ugasanga ibyo nibyo yubatseho. Ariko ubundi itorero turikirizwamo tugahuriramo n'Imana, kuko njyewe ntarakajya mu itorero ntabwo nari ndagahura n'Imana. Itorero ndaryemera, ADPR ndayemera rwose. Iyo uyibayemo neza uhuriramo n'Imana, kandi bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusoro wa TV, mwese tubasuje kandi tubifurije ineza y'Imana mu mibereho yanyu yose, aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi.
mwese turabasuje kandi tubifurije ineza y'Imana, tubifurije guhirwa n'Imana kandi tubifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Uwiteka abagiriye neza, Uwiteka biteho, Uwiteka abamurikishirize mu maso he. Buri wese wifuza kubona amaso y'Imana, ndifuza yuko uyu mwaka buri wese yakongera akabona Imana bundi bushya mu mibereho ye, mu mikorere ye, mu migirire ye, buri wese hose akabona ineza y'Imana. Ni Nepo ubasuza kuri mikoro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Vedaste Nzayirambaho uturuka Musanze, umuhanuzi w'Imana, umuvugabutumwa. Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ngiki, aba yakoze urugendo rutoroshye kugira ngo tuganire ku mirimo y'Imana, tuganire gukora kw'Imana. Turamushimiye cyane, turamushimiye kandi tumuhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagira ngo rero ntangire mwakira ntiriwe ntinda. Ni umukozi w'Imana, muramumenyereye, muramuzi, ariko nivuze ngo muramumenyereye, ariko ikindi cyo ntimuzamenyere Imana imurimo. Sibyo Vedaste? Imana ntawayimenyera. Uraho neza? Yego. Meze neza? Turashima Imana. Umwaka mushya muhire kuri twese. Duherukana umwaka wa 2023 wawurangije amahoro. Aho turangiza amahoro. Kandi n'uyu tuzawurangiza amahoro mu izina rya Yesu. Hari iki yavuganye nawe. Yes. Byagenze neza ariko. Cyane. Wawurangije amahoro. Ese uyu wowe wawutangiye gute? Uyu mwaka nawutangiye neza. Kuko n'ubundi ikintu cya mbere ni ukuba uri kumwe n'Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo utangiye neza usoza neza. Buriya nutangira umwaka neza, ukawutangira uri mu bihe byiza byo gusenga Imana ikabana nawe, ukawutangira mbese Imana ikwereka ineza yayo, biravuga ngo burya uzanasoza neza. Nuko nguko. Ariko twatangiye umwaka neza njye n'umuryango wanjye. Imana ishimwe. Turashima Imana. Waruvuze ngo iyo utangiye umwaka neza unawusoza neza. Utangira umwaka neza ni ukutangira mu bihe by'amasengesho nk'uko wari ubivuze. Nibwo umuntu aba atangiye umwaka neza. Mu buryo bwo gutangira umwaka neza, ushobora gutangira umwaka ugasanga utangiye umwaka uri mu matiku, uri mu kurwana n'abantu, uri mu bintu bidafite umurongo, bidafite icyerekezo. Abantu bari kwibaza batari ko uyu muntu aratubangamiye, uyu muntu ko dutangiye umwaka, uyu muntu yifashe gutya, ibi bintu bizageza ryari? Urukumva yuko rero ubu watangiye umwaka nawe. Noneho ushobora kuba wakoreraga Imana ugatangira umwaka waracitse intege, ujya se no gutangiye nabi. Ni ukuvuga ngo rero njyewe ndashimira Imana. Hari ijambo umugaragu w'Imana Kalebu yavuze, aravuga ngo nyifite imyaka 40 najyaga ntabara nkatabaruka. None nshikije imyaka 85. Imbaraga nari mfite icyo gihe na n'uyu munsi ndacyazifite. Uko natabaraga icyo gihe na n'uyu munsi niko ntabara. Mu yandi magambo, uko nasengaga na n'uyu munsi niko ngisenga. Uko nari umuhanuzi na n'uyu munsi niko ngihanura. Hari ijambo nasomye mu gitabo cy'imigani riri kuvuga ngo ugamburura mu makuba gukomera kwe kuba kubaye ubusa. Hari abantu rero banahura n'ibibazo muri wa murimo w'Imana bakagamburura, bagatangira umwaka baragamburuye. Ndashimira Imana yuko rongewe ntagamburuye. Uko warunzi mu uyu mwaka washije mvuga Imana, nyihamya, nkorera Imana, na n'uyu munsi intego ni yayindi. Niba waritegereje kuri channel amakuru y'Ijuru Veda TV, hari ubutumwa mperutse gutambutsaho bufite intego iri kuvuga ngo nzavuga Imana, abadayimoni nibaba barabiyahure bashire. N'ubundi nta muhe badufitiye, nta muhe abadayimoni badufitiye. Niyo mpamvu tuzavuga Imana, nijoro tuzayivuga, ku manywa tuyivuge. Abadayimoni nibaba baziyahure bashire, bapfe bashire, bazishire mu mugozi. N'ubundi nta muhe badufitiye. Birashoboka se ko bakwiyahura kandi nabi intego ya Peter ari uyiriza kabiri kwiza kane. Warubize? None se yes, biyiriza kane
bagasaba we wirije kabiri bagasaba imbaraga basaba bazisaba shebuja Satani. Njyewe imbaraga saba nzisaba databuja Imana ishobora byose yaremye ijuru ubwami bubiri buhanganye kandi buri bwami noneho turebe ubu bwami bubiri buhanganye ese ubwami burusha ubundi imbaraga ni ubuhe? Yes. Ubwo se urumva bazasenga ayibiri nasenge naho nasenga y'umunsi umwe ntabwo abadayimoni batsinda ariko bajya baza abadayimoni se dore kutubwira ko baje bihinda igufwa bakaza bagenda abadayimoni bo baratwataka. Hari aho nageze ejo njya gusengera umurwayi ni umushumba yari umushumba yari ahagarariye itorero mu turere tubiri noneho baramuroze amaze kubwiriza uwo mwanya amaze kubwiriza ijambo ry'Imana noneho kwa kundi umuntu ava ku ruhimbi akiva ku ruhimbi yumva ngo ikintu gikubise umutwe gikubise ukuboko gikubita ukuguru uwo mwanya uruhande rwose ruhita ruhinduka paralize. Ejo nari nagiye kumusengera yarahindutse paralize ariko turashimira Imana imbaraga zikorera mu bizera. Ndongeye ngasubiye erega ubundi nuko abantu batabimenya nuko abantu batajya bamenya imbaraga zidukoreramo batamenya imbaraga zikorera mu bizera. Imbaraga zikorera mu bantu b'Imana zirahambaye kandi twebwe dufite ibiro bikuru by'ubutasi. Ushobora kumbona njyewe Vedaste ukandebera muri iyi sura ariko hari Imana isanga ikambwira ngo hano imbere bimeze gutya hariya bimeze gutya. Satani akadutega niho umuririmbyi yaririmbye ngo kubera Imana kubera Imana kubera Imana baragutega ugasimbuka kubera Imana kubera Imana kubera Imana baragutega ugasimbuka kubera Imana. Buri wakwereka uyu mwaka 2023 urangiye imitego watezwe ukayisimbuka ni myinshi kujya no kubera Imana kubera Imana. Wakwereka imitego y'abarozi wakwereka imitego y'abadayimoni wakwereka iy'abagambanyi wakwereka iy'abakwanga ni myinshi ariko kuburiho ni ukubera Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo imbaraga zikorera muri twebwe abizera zirahambaye kuruta izikorera mu bisi ndetse n'abadayimoni. Urakoze cyane. Reka tumanze dusenga Imana twinjire mu kiganiro turacyaganira mbere uko winjira mu ijambo ry'Imana ariko manza usenga Imana tuyiragize kino kiganiro. Turagushimye Mana yera izina ryawe rihabwe icyubahiro. Elohimu uri Imana ihambaye uri Imana Adonai uri Imana El Shaddai uri Yehova Nisi uri Yehova Yire Imana ifite ubushobozi ifite ububasha ifite imbaraga zose zo gutsinda ibigenda ku bantu bawe. Uyu mwanya turasenze kugira ngo ikiganiro kizakurikiranwa n'isi yose bantu bari ahantu hatari hamwe mu bihugu bitandukanye. Iki kiganiro kizakomeza imitima ya benshi kizubaka imitima ya benshi kizafasha benshi kandi abari bafite n'ubundi kwibaza ngo mbese aha twabigenza dute. Reka iki kiganiro mwami kibonekemo amavuta y'umwuka wera kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo gikure benshi mu rujijo abari bafite ibyo bibazaho babibonera ibisubizo kubw'iki kiganiro. Urakoze Mana yera turagushimye icyubahiro n'ikibi cyawe Adonai. Ngaho bana natwe muri iki kiganiro kugeza ubwo tugishoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane tukomeje ikiganiro cyacu bakoze muduteza amatwi muri kano kanya. Uyu ni Umusaraba TV kora subscribe ni mutayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro cyose kandi none ibiganiro byishimiye bisangiza nande kugira ngo bose bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni Vedaste turi kumwe mu kiganiro turakomeje. Vedaste uri umukozi w'Imana tukuze nk'umuhanuzi ariko maze iminsi nibaza ikibazo bitewe n'ibyo numva rimwe na rimwe bitewe n'ibyo mbona rimwe na rimwe ndi kwibaza kugira ngo umuhanuzi umuhanuzi wemewe ni ngombwa ko abafite umubyeyi mu mwuka abafite umubyeyi mu mwuka umubyeyi mu buryo bw'umwuka nibwo navuze. None se
umubyeyi ntitumufite. Nta- none se iyo tuvuga ngo data wa twese, ubwo se umubyeyi se? ubwo se undi mubyeyi n'ubundi waruta Imana data wa twese itubereye umubyeyi, Imana imenya ibyo turya, Imana itubeshaho, Imana iturinda amanywa nijoro, kuko uyu ni umubyeyi, ni umubyeyi wa bose. Kandi urambaje utese kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana wemewe nyawe ukorana n'Imana, nuko aba afite umubyeyi w'umwuka ushobora kumugira inama, ushobora kumuhugura yatanye. Ese ni ngombwa koko cyangwa utanamufite wakomeza? Ndashaka kuza kutubwira n'umubyeyi. Ese ni nde mu buryo bw'umwuka wa muntu? Umubyeyi mu buryo bw'umwuka, ubundi mu buryo bw'umwuka umubyeyi ni Imana data wa twese. Kubera yuko uyu mubyeyi yewe ashobora no kukuyobora, akavuga ati ngiye ndi kukuyobora. Hari umwigisha nigeze nkunda yarigishije, aravuga ngo Yesu aboneka mu bintu byose. Arangije aravuga ngo yageze mu byitwa amabuye ahinduka ibuye rikomeza ifuruka, ageze mu matungo ahinduka umwana w'intama w'Imana, ageze mu nyamaswa ahinduka intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Ariko amen. noneho Yesu ageze mu byaka nijoro ahinduka inyenyeri yaka yo mu ruturutu, ageze ku byaka ku manywa ahinduka umucyo w'isi. Noneho ageze mu biribwa ahinduka umutsima w'ubugingo. Amen. Haleluya. Noneho ageze mu biremwa by'abantu ni umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Kandi ageze mu byaremwe byose ni imfura mu byaremwe byose. Noneho ageze mu nzira, tugenda mu mihanda tukagenda mu nzira zitandukanye. Uwo mwigisha akantu kanteye kumfasha yaravuze ngo yageze mu nzira, noneho aravuga ngo ibi ni byinshi byazabayobya, ahubwo aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'ujya kwa data atari njye umujyana. Ni ukuvuga ngo rero uriya muntu ashobora no kuvuga ngo ndi kukuyobora akaba yanakuyobya. Yego. Ni ukuvuga rero ngo mu buryo bw'uru rugendo umubyeyi mukuru twahawe ni umwuka wera. Iyo dufite umwuka wera aratuyobora, kabone yuko hariho n'abatuyobya, umwuka akakubwira ati uriya muntu yakuyobeje, uriya muntu ari kukwishushanyaho. Hariho n'abakubwira bati turi kumwe, umwuka akakubwira ati nubwo ari kukubwira ngo muri kumwe ntabwo muri kumwe. Ubwo rero urumva yuko umwuka wera ni umubyeyi twahawe, n'umubyeyi mukuru ugomba kutuyobora akazatugeza mu gihugu cy'ijuru. Urakoze cyane, birasobanutse cyane. Vedaste, turi kumwe na Vedaste, ni umukristo wo mu itorero. Turashaka kuvuga kuri wowe, itorero usenga muri rivuze iki kuri wowe, cyangwa se idini kuri wowe rivuze iki? Itorero nsengamo ntabwo nturivuga izina nta kibazo, cyangwa n'ubishaka unarivuga. oya, njyewe nsengera mu itorero rya ADEPR. Yego. Rivuze iki ku buzima bwawe, rivuze iki mu mibereho yawe, rivuze iki mu kristo bwawe? buriya ni ukuvuga ngo iyo hari umuririmbyi wabivuze neza, ndi mu modoka ndi kuza, hari umusilamu waje kwigisha, nari mfunguye akantu kuri TikTok, noneho arangije arigisha avugamo Yesu, ahamya Yesu. Abari muri iyo modoka bose baravuga bati none se abayisilamu bavuga Yesu? Ubwo muri iyo modoka hisaba ikiganiro kirekire cyane, hazamo iby'amadini, hazamo ukuntu mbese ko ari Imana imwe dusenga, ku cy'amadini adahuza, nuko umuyisilamu wari urimo tari ku bundi mwebwe abantu mwemera Yesu mwarayobye. Aravuga ati umva rero mwe muvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, Imana ntibyara, Yesu ni intumwa, ati ntabwo ari umwana w'Imana. Ubwo rero habaye ibintu birebire cyane, ariko ni ukuvuga ngo itorero cyangwa se idini kuri bamwe biremewe. Icya mbere Kuri wowe, kuri njyewe, yego, kuri njyewe biremewe, kuko icya mbere naje mu itorero barambatiza. ntabwo nyumvishe ikibazo neza. Navuze ngo idini cyangwa se itorero ryawe ubarizwamo rivuze iki kuri wowe,
mu buzima bwawe bw'umwuka. nanone rirakivuze kubera yuko ntago najya kuvuga ngo ntacyo rivuze. Mu idini habamwe amakorari araririmba abantu bagafashwa, uranyumva neza. Mu itorero habamwe abavugabutumwa barigisha, natwe turigisha mu nsengero abantu bagafashwa bakihana. Urumva yuko rero itorero cyangwa idini ntago najya kuripfobya, uretse ko nanone ntabwo najya kuvuga ngo wenda ngo nubatse cyane ku idini, kabone yuko ushobora kubaka ku idini cyane. Hari abantu bubaka ku idini cyane cyane cyane, none ugasanga yubatse ngo njyewe ndi muri ADPR, ibyo ngibyo ugasanga nibyo yubatseho gusa. Ariko wareba ugasanga imbuto z'umwuka ntazo, ugasanga gukizwa ntako, ugasanga icyo yubatse no kuvuga ngo njyewe maze imyaka 20 mu itorero rya ADPR, maze impamvu ndi kurivuga nuko aryo sengeramo, ugasanga ibyo nibyo yubatseho. Ariko ubundi itorero turikirizwamo tugahuriramo n'Imana, kuko njyewe ntarakajya mu itorero ntabwo nari ndagahura n'Imana. Itorero ndaryemera, ADPR ndayemera rwose. Iyo uyibayemo neza uhuriramo n'Imana, kandi Imana ikabana nawe. Ubwo cyo mu magambo make igitorero rikomare nuko wahuriyemo n'Imana cyane. Ni kwibaza ikibazo kimeze gutya, ese birashoboka yuko umuntu yakizwa akemerwa n'Imana ataba mu idini? Yo, ubu se nawe umbajije ikibazo nawe nta dini abarizwamo. Ubu se kiriya gisambo cyakirijwe ku musaraba, hari ADPR cyagiyemo, hari abaprotestants cyagiyemo, hari abadivaniste mu munsi wa 7 kiriya gisambo cyagiyemo. Ubu siriya nkone iriya nkone dusoma mu byakozwe n'intumwa, aho n'ubundi ngo bari barimo bagenda mu igare, n'ubundi ngo yari irimo igenda mu igare, n'ubundi ngo iri kwisomera igitabo, ariko ngo yayobewe ubusobanuro, kaza kubwira bari abigishwa ziriya ntumwa, ikazibwira ati mwasobanurira, bakamusobanurira, ntiyahise se yizera. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri ikintu cya mbere ntabwo mbivuge ndi imbere ya kamera, nta nubwo n'idini rizajyana umuntu mu ijuru. Idini ryo ntawe ryajyana umuntu mu ijuru. Hatazagira n'umuntu wubaka kuvuga ngo njyewe ngo ndi umudivaniste, ngo kubera ko nubahiriza isabato cyane ngo ibyo ngibyo ngo nibyo bizanjyana mu ijuru, ngo kubera ko njye ndi umusilamu n'ubundi ngo nemera Muhammadi, ngo ibyo nibyo bizanjyana mu ijuru. Wapi, oya. Urinjye bavuze ngo buri muntu wese mu itorero aba uwejejwe muri ryo, aho uri hose kirezwamo, Imana izabana nawe. Kandi nanone ikindi, ntago nkuko nanabivuze, ibintu byose biterwa n'impamvu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo siko bizaba mu bagutegereza, nta muntu uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari naki, nta mpamvu. Byumvikane ko hari abantu bava mu masezerano hari impamvu. Yego. Yes, uravuze ngo buri muntu mu itorero ari uwejejwe muri cyo, ariko uyu muntu tuvuze nta torero arimo. Ndi kwibaza zakomaga ku marembo y'ijuru gute kandi nta torero? Ibyo nabyumvishe cya gisambo ni amahirwe bose se bamera, bose ari amahirwe cyagiriwe, none se bose bazayagira. Aba ariko bose bazayagira. Ariko nawe ndavuze ngo biterwa. Hari umuntu ushobora kubaho, kuko turabizi, hari uburyo ujya usanga burya nujya kubona ukabona wenda ngo muri ADPR ngo hari abantu basohotse muri ADPR, burya nuko wenda bicaye babona bagiranye ibibazo na ADPR, baravuga bati twisohokere. Nujya kumva ngo mu badivaniste hari abasohoke basohotse mu badivaniste, nuko barebye wenda bagiranye ibibazo n'abadivaniste barasohoka. Ariko nanone Bibiliya iravuga ngo umuntu wese utabyawe n'amazi n'umwuka wera uwo nta bugingo afite. None se uriya muntu nanone niba atarigeze mu itorero akaba yarabaye hanze, akaba hanze gusa, nta cyaha akora, nanone wapi? Reka twe agerageza kwitwara neza, nashaka agerageze karijana. Ikintu cya mbere buriya kuki Bibiliya ivuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana n'ibyaha by'abapagani? Uzi ko hari ibyaha by'abantu b'Imana
hakaba n'iby'abapagani. Uriya nubwo yakora imirimo myiza ariko nta hantu abarizwa. Mbonereho no kubibwira abantu, hari abantu rwose Salomo niwe wabivuze neza, aravuga ngo naje kwitegereza munsi y'ijuru ngo mbona ngo hari abapagani bakora ibyagakozwe n'abakiranutsi, ngo nditegereza sanga hari abakiranutsi bakora ibyagakozwe n'abapagani, ngo ibyo byose ndabyitegereza ngo sanga byose ari ubusa gusa, ngo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ni ukuvuga ngo rero uriya muntu kuba byonyine ari hanze ni icyaha kimwe. Nicyo ni icyaha. Kuko ngo kutagira idini ni icyaha, kutagira ahantu abarizwa. None se icya mbere uriya muntu ari hanze aravuga ati ngewe nzirinda icyaha sinzakora icyaha. None se ubwo ngubwo ko na Yesu ashatse kutwereka yuko hari aho agomba kubarizwa, yasanze Yohana aramubwira ngo nje kubatizwa. Yohana aramubwira ati koko ni ngewe wagakwiriye gukora, ni we wagakwiriye kunkorera ibyo ngibyo, none birakwiriye yuko wowe ubwawe uza ngo nkubatize? Ariko Yesu aramubwira ngo emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Hari ikintu kigomba gukorwa kugira ngo dusohoze gukiranuka kose imbere y'Imana. Ubwo ni ngombwa yuko umuntu wese agira idini abarizwa cyane. Tugarutse inyuma gatoya, waduhaye urugero uravuga ngo kiriya gisambo cyawe kumwe na Yesu hari idini cyagiraga ko tugende kuri urwo rugero. Wavuze ngo umuntu udafite itoro ngo nta aderesi afite, ngo icyo ni cyawugambe ngo ntabwo yajya mu ijuru. Kiriya gisambo hari idini ratubwira cyari kirimo. Kiriya gisambo mpite nkugarukira noneho. Urumva kiriya gisambo ni nk'uko ushobora kuvuga uko biri kose nari umupagani, nayo maze imyaka 40 30 ndi umupagani, ariko uyu munsi mwami wanjye ndihanye nanjye ndakwakiye nk'umwami n'umukiza. Wamara kubigambira mu mutima wawe cyangwa se umaze kubyemeza, uwo mwanya urupfu rukaza. Ujya Imana ihita ibona yuko n'ubundi wamaze kwizera, ubundi ibihwanyirizamo no gukiranuka. Yego. Ubwo muri makeya nk'umwanzuro twafata, buri wese nagire ahantu abarizwa, agomba kugira aho abarizwa. Ni nayo mpamvu tuza tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo niba wegereye hafi y'urusengero, kuko ngewe si uzakurikirana iki kiganiro ashobora kuba ari muri Amerika, ashobora kuba ari mu Burayi, ashobora kuba ari mu karere runaka, ariko ntabwo ngewe nzaza ngo tubonane imbona nkubone. Hafi yawe hari urusengero, ukwiriye kugenda. Ni nacyo urusengero rwabereyeho. Abantu bajye mu nsengero, insengero zubakiye kugira ngo abantu bajye kuzisengeramo, abantu binjire mu nsengero basenge bumva ijambo ry'Imana. Ese kwinjira mu rusengero, uyu muntu yavuye hanze agize idini abarizwamo, yinjiye mu rusengero, kwinjira mu rusengero kugira idini ubarizwamo, ibyo birahagije kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana? Nyine ukimara kugera mu rusengero ugomba kumva ijambo ry'Imana. Uri mu rusengero ukumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Niko bimeze. Hanyuma yo kuryumva ugashyira mu bikorwa icyo rigutegeka. Ko Bibiliya ivuga ngo umuntu wese wumva nakore iby'iryo jambo, ngo ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo, ngo yamara kwireba ngo mu kanya akibagirwa uko asa. Ni ukuvuga ngo kumva ni kimwe, no gukora iby'iryo jambo ni ikindi. Yego. Urakoze cyane Vedaste. Dusubire mu kiganiro duheruka gukorana mu minsi yashize. Hari n'ikintu nabonye ku makuru y'Ijuru Veda TV, hari n'ikintu sinzi n'indi ntuza nabonyeho kiriho mu biganiro watanze mu minsi ishize, mwaka ushize. Wavuze ku mugabo witwaga Theogene umuhanuzi, umuhanuraho ubuhanuzi butandukanye. Uravuga ati uyu mugabo njye nasenze Imana nkimwana mushidikanyijeho njya gusenga yitatu. Ariko wavuze atuga ati Imana impaye amakuru, Imana imbwira ko ari umukozi wayo, uvuga nire ko yagize ryo mu ishyamba atema ibiti bimeze kwa kuri ntabwo ushaka gusubira n'indege. Yego. Uranjura navuga ngo azurira n'indege, ngo Imana iramwaguye. Mu minsi mikeya umwaka ugitangira aba arafunzwe. Umuntu wumvisha uhanura buriya buhanuzi, Theogene agiye mu mahanga, ayuriye indege, abaye umuhanuzi international, nubwo buryo abihanuyemo.
bidaciye kabiri bw'abahanuzi bahanuye abagiye muri gereza. Ayo mahanga wavuze ni gereza. Uyu munsi nturitwe umuhanuzi w'ibinyoma, uyu munsi nturitwe umuhanuzi w'amarangamutima. Turashaka ko dusobanura kuri kiriya kintu ugihuze n'ubuhanuzi wahanuye cyangwa se mba nta naho bihuriye nabyo tubwiye, kuko uyu munsi turashaka gukora abantu mu rujijo. Uwumva biriya bintu hanuye Theogene Imana yambwiye ko ari umukozi w'Imana, Theogene Imana yambwiye ko agiye ku manuzi international, Theogene Imana yambwiye ko imwurisha indege. Gusa umwanya wo kuri indege agana mu maboko ataraje. Nabyumvise na kimwe mu byatumye wenda naza ngo tugirane iki kiganiro, nubwo kimbajije nanjye narinda nakivugaho, kuko nyimara kubona bamufunze nasenze Imana. Yego. Ndavuga ngo Mana bimeze bite? Ko wamubwiye ko bimeze gutya, umukozi wawe umwaguriye imbago, azurira n'indege akajya kuguhamya hanze, none akaba agiye muri gereza, none bimeze bite? Noneho nyimara gusenga Imana inzanira ihishurirwa imperezi yereko. Ngiye kubona mbona inyeretse yanzaniye yerekwa rya hariya kwa riya shuri rya Gisozi hariya kuri Erika. Ngiye kubona mbona ngiye mu yerekwa, ngiye kubona mbona inyeretse abanyeshuri bose bari kwiga hariya muri Erika. Imana irangije irambwira ngo Theogene, nemeye ko ajya muri gereza kuko hari ibyo shaka kugira ngo yigire muri gereza, ariko ugenda ubwire n'abandi bantu babyumve kwicyo navuze kuri Theogene nzanagisohoza. Ntabwo ibyo navuze kuri Theogene kwazuriye indege akajya guhamya izina ryanjye hanze ntabwo birangiye. Imana irambwira ngo ni ishuri agiyemo. Umuntu rero Imana ishyize mu ishuri ntabwo urumva nta kindi kintu warenzaho. Icyakora naje gutekereza, nza gutekereza ahangaha mbonereho no gukura abantu mu rujijo. Kuba wajya muri gereza ntabwo bikuyeho umugambi w'Imana. None se ndatanga urugero. Yosefu Imana imaze kumubwira ko azaba igikomangoma, imaze kumusura mu nzozi ikavugana nawe, Imana imaze kumubwira ngo bene so bose bazubama ku birenge byawe, yewe n'ababyeyi bawe bose bubame ku birenge byawe, uwabirebaga wese n'uwabyumvishe mu kanya bajya kubona bakabona Yosefu ageze muri Egiputa, igihugu atavukiyemo. Buriya iriya Egiputa nawe yifate nk'aho Yosefu yari ageze hehe? Muri gereza. Ni ukuvuga ngo batangiye kuvuga bati za nzozi rya yerekwa rya Yosefu birarangiye. Ariko umugambi w'Imana ntabwo wari ukuweho ku buzima bwa Yosefu. Yosefu yageze muri Egiputa, yewe ahuriraho n'imibabaro, ahuriraho n'ibintu bitandukanye, yiga ibintu bitandukanye. Na gereza iyo ngiyo Theogene yagiyemo yayigiyemo, ariko yavuye muri ya gereza avamo ari uwundi muntu mbese udasanzwe, kandi iby'Imana yavuze kuri Yosefu byose bigira ute? Birasohora. Theogene iby'Imana yamuvuzeho byose bizasohora, nta na kimwe Imana yamuvuzeho kitazasohora. Kandi bazabirebesha amaso. Nubwo muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga haba hariho amakuru menshi atandukanye, buri wese avuga ibye, gutyo buri wese avuga ibye. Ubundi ni ukuvuga ngo nyine ni ngombwa ko umuntu wese agomba kuvuga ibye. Kandi nanone buriya tujye tunasoma n'ijambo ry'Imana, njya nkunda kubivuga. Yesu ngo bamuzaniye umugore wari wasambanye, noneho ngo barangije baramubwira ngo mu mategeko handitswe yuko uwafashwa asambana cyangwa ufashwa asambana, none uyu mugore duha uburenganzira tumwicisha amabuye. Aha hantu abantu bave mu rujijo. Noneho ngo Yesu arababwira ngo muri mwebwe utarakora icyaha naba ari ubanza amutera ibuye. Ngo arangije arunama, noneho muri kwa kunama ngo arandika, akajya yandikisha urutoki hasi. Uko ari kwandikisha rwa rutoki hasi, noneho umwe agatekereza ati ariko se
nubwo uyu mugore nari muzanye ngo tumwicishe amabuye asambana, ngewe ejo bundi ko nasambanye hari uwambonye. Noneho undi agatekereza ati ariko se nubwo uyu mugore nari muzanye ngo tumwicishe amabuye, ejo bundi ibintu bya runaka nibye hari uwambonye sinabihejeje. Ese nubwo uyu mugore twari tumuzanye ngo n'ubundi bamwicisha amabuye, ejo bundi ko nakubise umugore hari uwambonye ntibyarangiye. Abantu bose imitima yabo irabashinza, ibashinza ibyaha. Uwo umutima ushinjije icyaha agacaho akagenda, uwo umutima ushinjije icyaha agacaho akagenda. Ngo Yesu agiye kunamuka asanga asigaranye na wa mugore wenyine. Nubwo aba bantu bose batera Theogene kometi nyinshi, ariko rata nanone ntabwo natwe turi abakiranutsi. Bibiliya iravuga ngo bivuga neza ngo twese twarakiraniwe ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo wenda nje kuvuga ngo wenda ngo ni intungane 100%. Nanjye uri aha ngaha sindi intungane 100%. Ubu se ushatseho ikosa wari ndi umuntu. Ariko nanone uko byamera kose Bibiliya iravuga ngo tubabarane n'abababaye, twishimane n'abishima. Niba mwene data ahuye n'ikibazo, ntago ndabuwa mbere ngo gutera kometi ngo ibi nibi ngo byagenze gutya, mwishima hejuru. None se no kumwishima hejuru byonyine wagize ngo si icyaha cyonyine mba namaze gukora. Ahubwo icyo dutegetswe, niba hari naho yanayobye, icyo dutegetswe ni ugusenga ngo Mana uri umunyembabazi. Bibiliya ivuga icyara mu rwandiko rw'Abakorinto. Reka tuhasome urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto. Hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu bice byaho 13, ibice 13 murongo wa 4 haranditse ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ngira ijambo narishaka, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. 7 rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ubwo si iri jambo niturisoma turasanga uri kumwishima hejuru we bitari kumutsinda. Twese twarakiraniwe ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ahubwo mu byo dukora tugira imbabazi. Kabone yuko wenda kubw'umuntu wenda arayoba, ariko nanone twibuke ko hari ijambo yatambutsaga rigakomeza abari bacitse intege, rigafasha abari bananiwe. Umuntu yaba yaragiye kuva mu bintu by'Imana, uriya Theogene yatambutse ijambo ry'Imana rikamukomeza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo twere kujya tureba ku bibi. Niba umuntu anunze urutoki ngo nanjye mutunga urundi vuge nturagapfa urakagira ute, nishimire ko Bibiliya avuga ngo ntukishime n'umwanzi wawe aguye. Bibiliya avuga ngo n'umwanzi wawe ngo nasonza umuha ibyo kujya, nagira inyota umuha icyanywa. Bityo rero bakozi b'Imana, nzi yuko muzankurikirana rwose, ariko nukuri no mu byo dukora dushyiremo n'umutima w'imbabazi, dushyiremo n'umutima w'imbabazi. Burya Yona naje kumwigaho ibintu byinshi. Yona uriya mukozi w'Imana, ngo Imana yaje kumubwira ngo genda uburire i Nineve, uhabwire ko mu minsi 40 n'amajoro 40 bari abantu bagomba kuba barimbutse n'ubundi bagashira. Noneho Yona ngo aragenda aravuga ngo atangira mu mudugudu wa mbere ati Imana yambwiye ngo mu minsi 40 muraba mupfuye, muraba murangiye. Ngo akagenda, ariko ngo Yona ngo muri we yari yishimiye yuko bari abantu bapfa, abantu bose bakamenya ko ari umuhanuzi w'Imana. Noneho ngo azenguruka i Nineve hose atanga itangazo. Yona arangije umurimo we ngo aragenda ariyicarira, aravuga ati reka ndebe ukuntu Imana igiye gutwika i Nineve nk'uko yatwitse Sodomu n'Igomora. Agiye kubona ya minsi 40 irashize,
abona hiteyeho uwa 41, abona hagezeho uwa 42, abona hagezeho uwa 43. atangira kubwira Imana ngo Mana, kuki wambeshye ukambwira ngo ningende manura ibintu, none ibintu nahanuye n'ubundi bikaba bidasohoye, none ntabwo bagiye kunyita umuhanuzi w'ibinyoma? Erega buriya mu gihe cyose tunakora uyu murimo w'Imana, mwene data n'undi muhanuzi wese uzankurikira akantega amatwi, byange bikunde, niyo wahanura ijuru rikanyeganyega, ntabwo uzaba umuhanuzi uruta Yesu, ntabwo uzakora ibitangaza biruta ibyo Yesu yakoze. Ariko na Yesu hari aho yageraga bakavuga ngo akoreshwa n'abadayimoni, bareba uburyo yakijije abarwayi, aho kunezezwa nuko yabakirije abarwayi, bati akoreshwa n'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo rero byanga bikunda, ibintu by'Imana bikunze kubamo ibintu by'urujijo. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu bene data twere kuba nka Yona. Imana yabwiye niramubwira ngo mbese ngo nabiciyemo ntaho navuze iby'uruyusi, kubabajwe n'uruyusi nimereje ku munsi wa mbere, umunsi wa gatatu rukaba rwumye, uruyusi ni waruteye, none njyewe ntabwo nari nkwiriye kubabazwa n'abantu banje n'ubundi basaga inzovu ibihumbi n'ibihumbi, batazi gutandukanya indyo n'imoso, n'ubundi bari bagiye kurimbuka. Urumva yuko rero buriya mbonereho no kubwira abantu gutambutsa ubutumwa ni ikintu kimwe, ariko nubwo uriya muhanuzi ahanuye ntabwo ari uzabisohoza. Ni ukuvuga ngo rero hariho n'ibyo duhanura abantu bagahita bajya mu mubiri bakavuga ati uko biri kose biragenda kuriya. Ariko Yesu yaravuze ngo kwere kwinjira mu bwiru bw'Imana, iby'ibihe n'iminsi n'iby'Imana. Kabone yuko buri Imana ikunze no gukora ibintu abantu baranabyibagiwe. Buriya ngiye ntangazwa, none se Imana yabwiye Aburahamu ngo nzabwiza urubyaro rwawe rungane n'umusenyi w'inyanja. Aburahamu yabyaye abana bangahe? None se si umwe? Oya, uwavuye ku mudamu w'isezerano ni umwe. None se uyu munsi tugiye mu rubyaro rwa Aburahamu twasanga rutangana n'umusenyi w'inyanja? None nituri urubyaro rwa Aburahamu, nureba n'Abisirayeli bose basanga bakomoka kuri Aburahamu. Noneho rero ni ukuvuga ngo n'abantu, wenda reka tubisobanure, hari abantu bari bari aho ngaho Imana ibwira Aburahamu gutyo, bagiye kubona babona Aburahamu apfuye asize umwana umwe. Bati nubwo Imana yamukoreye igitangaza se, kubera iki n'ubundi ko asize umwana umwe, ko nta n'abana babiri asize? Ariko se Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara nde? Yakobo. Yakobo abyara bangahe? 12. 12 barororoka baba imiryango myinshi. Ni ukuvuga ngo rero bene data bazankurikirana bagatega amatwi iki kiganiro rwose mu nyumve neza. Hari uburyo Imana ivuga n'ibintu bizaba ryari muri rimwe mu mwaka tutazi, ugasanga n'ubundi abantu baravuze bati buriya ni mu gitondo. Uzi yuko nshobora guhanura ibintu bikazasohora n'abantu bose bumvisha ubu butumwa batakiriho? Twe twinjira mu bwiru bw'ubumana. Ese niba Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe ku bumana ngo ni nk'imyaka 1000 kuri twebwe, ubwo urukumva wajya mu mubare w'Imana mukagenda. Imana ifite umubare wayo n'abantu tukagira umubare wacu. Nuko nguko rero nakwibaza ikibazo, iyo uhanuye ubuhanuzi, Imana iguha ubuhanuzi mu buryo bw'umwuka ukoresha, mu buryo bw'umwuka bw'ubumana, ntabwo ushobora kubona igihe nimba ubuhanuzi uhanure buzatinda buzatebuka. Ese ntabwo ugenda ushobora kubibona ku buryo nawe mbere y'uko ubihanura ushobora kwitana uvuga ati ndabona hakiri kare reka mberetse kubihanura? Ubu se urakoze cyane. Buriya Eliya akimara kuvuga ngo ndategetse
imvura ntikagwe mu gihugu ntabitegetse, izuba rigacana. Eliya ntiyavuze ati uko biri kose ndi umuntu ushinganye, ndi umuhanuzi w'Imana, umuntu utegeka ibintu bigahita biba. Yaragiye ajya hari ako kagezi k'ikereti, igihe kiragera ka kagezi karakama. Noneho ka kagezi kamaze gukama, hari aho uriya umugaragu w'Imana yaje kugera yitotombera Imana. Bibiliya tubwira ngo yisabira no gupfa. None se urambwiye uti wenda ntishobora kukubwira ngo bizasohora iki gihe n'iki? Buriya Imana ikora nk'Imana. Kabone yuko uburyo Imana ikorana n'abantu kugira ngo abantu bayizere, hari ubugikubwira ikakubwira ngo ejo ndakora iki n'iki, yakubwira ejo bikaba ejo, uko yakubwiye ejo bikaba ejo. Hariho n'ubwo ikubwira ngo ejo biragenda gutya, muri wa mubare w'Imana ejo ukabona harashize. N'ejo bundi njyewe ntabwo ndi umwana mu bintu by'ubuhanuzi rwose pe. Mu gihe maze ndi umuhanuzi ntabwo ndi umwana cyane. Yego mbanyeneye n'izindi muguro n'ubundi bufasha, ariko nari ntabwo ndi umwana cyane. Nabonye ibintu byinshi, nabonye aho Imana ikubwira ngo ejo ndagutabaye. Uri mu kigaragazo runaka ukibwira ngo n'ejo mu gitondo, ejo ukabona bigeze cya kigaragazo kikiriho, n'ejo bundi ukabona ukwezi kurashije, mu gukurikiyeho ukabona cya kigaragazo gikuyeho. Mu mubare w'Imana ni ubwiru bw'Imana. Nuko nguko rero. Ese ugihanura buriya buhanuzi ukabona biriya birabaye, we ntabwo wahise wumva ko wahanuye ibinyoma? Ariko njye ntabwo nahanuye ibinyoma. Sinzi njyewe nabashije gusobanurira abantu ngo bantege amatwi neza. Buriya nujya kuvuga ngo umuhanuzi yahanuye ibinyoma, uzabivuga ari uko wa muntu bari kuvuga ngo icyo kintu ntabwo wari wagitekereje muri wowe. Uko byenda kose umuntu aba ari umuntu, agira mbere yo kuba umuhanuzi ko uri umuntu ugira na kamere y'umuntu. Ushobora gutekereza ati se buriya ntabwo nahanuye ibinyoma, nka kwa kundi yavuze ngo waranshutse nemera gushukika. Ibyo nawe ntabwo wabitekereje? Urumva ni nacyo cyanteye gusubira imbere y'Imana nkabaza Imana. Ariho yanzaniye iriya kaminuza ya Erika, Imana ikambwira ko imujyanye muri kaminuza, kandi azava muri kaminuza akavamo n'ubundi Imana isoza ibyo yamuvuzeho. Uriya mukozi w'Imana afite amasezerano menshi Imana yamuvuzeho kandi izayasohoza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'uwavuga ngo uriya muhanuzi yaravangiwe, keretse ugiye kubona ukabona Theogene baravuze ngo Theogene yapfuye, ni ukujya kumushyingura aho ngaho ushatse avuga ngo Vedaste yaravangiwe, ko yavuze ngo agiye kurira indege none akaba yapfuye. Theogene rero kuba ari muri gereza ariho, ari guhumeka umwuka w'abazima. Yes. Urakoze cyane. Reka twere kubyinjiramo cyane, tube tubiretseho gatoya. Ese Vedaste, Imana igerageza umukiranutsi cyangwa igerageza umunyabyaha? Ni hagati y'umunyabyaha n'umukiranutsi n'indi Imana ijyana mu ishuri muri abantu babiri? Buriya ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi, arabagerageza. Kandi ni ukuvuga ngo burya n'uriya mukozi w'Imana uri kuvuga kuriya wenda akamuvugaho ibintu byinshi, burya agiye kuyinuza yego. Burya nawe ni ukuvuga ngo nawe ni irindi shuri, kuko buriya ni ukuvuga ngo ejo hari ibintu bishobora guhinduka. Wa mukozi w'Imana akavuga ati ariko nanjye hari ibindi bintu nize. Buri Imana igenda itwigishiriza ku bandi, ikakwigishiriza kuri runaka, ikakwigisha ibintu runaka ikwigishije kuriya. Nuko nguko. Kandi ikindi nanone nabwira abantu n'abari muri gereza bakwiriye kubwirwa ubutumwa bwiza. Nsubiye inyuma, hariho n'igihe Imana yemera yuko umuntu ajya muri gereza, iri kuvuga ngo ubu butumwa igihe wabutambukirije kuri social media bukagenda bukagera ku bari muri Amerika no mu Burayi no mu turere hirya no hino, genda ujye no muri gereza. Hari abantu banjye n'ubundi shaka yuko ubwiriza ijambo ry'Imana, umurimo w'Imana warangira Imana ikavuga ati va muri gereza, taha genda none ujye gukora, kandi hari ibindi bintu byinshi wungukiye aha ngaha.
urakoze cyane nanjye umuntu we bitekereje nane Vedaste nayo yaravangiwe oya ntago navangiwe rwose iya niyo kuba international so birasobanutse buriya nituganira no ku ishuri Imana kuba yarambwiye ko imujyanye mu ishuri ntago urumva kujya kubwiriza hanze ukagenda nk'uko ubundi urumva umukozi w'Imana ku rwego rwa international urumva ibigomba kumutegura ikamutereninga mu kindi gikoresho kizima gikwiriye kuzakora umurimo w'Imana n'ubundi mu gihe gikwiriye hari n'ibindi bintu byinshi bikwiriye kugirira abantu umumaro. Yego urakoze cyane turimo kujya dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu ariko ntago twasoza ikiganiro cyacu tutumvisheho n'icyo Imana ivuga mu ijambo ubuhanuzi bw'Imana mu ijambo turagira ngo twone ufite Bibiliya turagira ngo tugwe no akanya uvuge no ubutumwa mu ijambo Imana yaba yaguhaye cyangwa se Imana yashyize ku mutima wawe. Yego murakoze cyane. Ijambo ndi buvuge ni ijambo riboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro niryo jambo turi busome hano mu bice byaho 41. Turaza gusoma umurongo waho wa 41 handitse ngo Farawo abwira Yosefu ati dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso cyo ku rutoki ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki amwambika imyenda y'ibitare byiza amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi amugendeshereza mu igare rikurikira irye bakajya bamurangana bati ni mu mupfukamire nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Amen. Nkuvuga ngo iri jambo ritubwiye ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Ntabwo njya kure y'ikiganiro tugize Yosefu amaze kwiga ishuri hari ibyo yeguriwe kandi nimvuga ku ishuri abakozi b'Imana bari mu mashuri atandukanye. Haleluya. Hari uri mu ishuri ry'ubukene, hari uri mu ishuri ryo kuba ari mu madeni, hari ufite ishuri ryo kubura urubyaro, hari ufite ishuri ryo gukora hombo, hari ufite ishuri ryo kwangwa mu kazi, hari ufite ishuri ry'amagambo yo kumubeshyera, hari ufite ishuri ry'uburwayi, hari ufite ishuri ryo kuba bamuruga, hari ufite ishuri ryo kubyara bapfa. Ariko ishuri iyo rirangiye Imana ikwibutse n'ubundi hari ishimwe ubasha guhabwa ikagira ibyo ikwegurira, Imana ihabwa icyubahiro. Bityo rero Yosefu nawe amaze kuva mu ishuri hari iby'Imana yamweguriye. Ndabwira abantu bazankurikirana ishuri ryose waba urimo, waba uri mu ishuri umugabo wawe yaragutaye, waba uri mu ishuri abana barakunaniye, waba uri mu ishuri ry'uko abana bawe biga n'ubundi ukabona nta bwenge bafite, waba uri mu ishuri ryo kumaze imyaka myinshi uri umushomeri, ariko ishuri iyo rirangiye iyo warihagazemo neza Imana ikugirira neza. Bityo rero Imana ibagiriye neza. Reka dusenge Imana mbere yuko dusoza iki kiganiro cyacu. Twasenga Imana kugira ngo n'ubundi Imana ikomeze gufasha abantu b'Imana, kandi mbonereho no kubwira abantu hari ijambo rivuga ngo hari abantu baba bubaka ku bantu. Naje gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya sanga mu gihengo cy'umutambyi Yehoyada ngo hari umwami muri icyo gihe ngo waje kugendana n'Imana. Yehoyada ngo amaze gutanga ngo wa mwami ahita agamburura aravuga ati ibi bintu nari narizeye n'ubundi reka mbivemo. Hari abantu bari mu muhamagaro w'Imana, barimo bubaha Imana, barimo bagendera kuri Theogene, bumva ijambo ry'Imana rikabakomeza mu rugendo. Ariko Theogene bamaze kumufunga bamwe baragwa, imitima irarambarara, bacika intege. Ariko mbonereho kubabwira yuko mu by'ukuri abantu bakwiriye kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ritajya rihinduka. Paulo yaravuze ngo nubwo nkubitwa nkaboheshwa iminyururu, ngo ariko ijambo ry'Imana riri muri njyewe ntabwo ribohwa. Ijambo ry'Imana
uriya mwene data yaje gutambutsa ntabwo ryo ryaboshywe, ahubwo ni ukuvuga ngo niba hari ijambo n'ubundi yaje gutambutsa rikagufasha umutima, rigafasha umutima wawe, aho kugira ngo ugushwe n'uko afunze, ahubwo pfukama umusengere ndetse usengere n'abandi bakozi b'Imana, kuko icyo mpamya neza nashidikanya, ntabwo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko kubw'amasengesho y'abera Petero yagiye mu nzu y'imbohe, ab'itorero baramusengera, Imana yohereza ubutabazi kuri Petero, ava muri ya nzu y'imbohe. Ni ukuvuga ngo rero bari baragushijwe n'uko umukozi w'Imana yafunzwe. Rwose ndababwira yuko gufungwa ntabwo yapfuye, ahubwo igihe cye nicyagera azava muri gereza, kandi azavamo ari icyuma gityaye, akora umurimo w'Imana, akomeza aho yakomezaga. Ubwo rero reka dusenge Imana, kandi ni ukuri Imana yongera ikomeza abantu mw'uru rugendo, utazatakara mu rugendo, kubera ko Satani, hari korali yaririmbye iravuga ngo Satani ajya atwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira, ariko ngo dukomeze tujya mbere, ingorano zirahari. Wicika intege mubyeyi ngo nuko wakubyaje ubutumwa afunze, wicika intege mubyeyi, biranashoboka yuko waba warabyajwe ubutumwa n'undi muntu, wenda akaba yarahuye n'ikibazo runaka, akava no mu byizerwa. Ibyo ntibikaguca intege, ahubwo uzakomeza urugendo, byanga byakunda Imana izasohoza ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Reka rero dusenge Imana, kandi Imana ikomeze kubafasha aho muri mu mpande enye z'isi yose mugenda mukurikirana ibi biganiro byacu. Reka dusenge Imana. Mbere yuko dusenga Imana, birashoboka yuko hari n'abazadukenera, twatanga nimero ya telefoni. Nimero ya telefoni ariyo iri kuri WhatsApp ni 07854542 369, 07854542 Mana turagushimye, Mana yaremye ijuru n'isi, urahambaye, ufite ubushobozi, wicaye ku ntebe y'ubwami, kandi ingoma yawe ntabwo izahanguka. Tujya tubona hano muri iyi si, Mwami Imana Nyiringabo, ingoma nyinshi zigenda zibaho. Twagiye tubona izaba Salomo, tukabona izaba Dawidi, tukabona ingoma zaba Yehoshafati, tukabona ingoma zaba Manase, tukabona ingoma zaba Farawo, tukabona ingoma nyinshi cyane, ariko igihe kikagera za ngoma zigahanguka, ariko ingoma yawe n'iyiteka ryose ntabwo izahanguka. Nicyo gituma tukwemera, kandi tuzakunambaho, tuzakuvuga. Abadayimoni nibaba barabiyahure nk'uko nabivuze, kuko Mwami Imana Nyiringabo nta cyiza batwifuriza, ahubwo iteka ryose bararwanya Mwami Imana Nyiringabo umugambi wawe. Ariko icyo twamenye neza nuko uri Imana ifite ubushobozi n'ubutware, kandi Mwami uzikurinda. Icyambere dusengeye abantu bose bazatega amatwi bumva iki kiganiro, kugira ngo Mwami Imana kizabakure mu rujijo, kizafashe abari badakomeye, abari bibaza ngo mbese bimeze bite, bazave mu rungabangabo, bamenye neza yuko uri Imana ijya itujyana mu mashuri, nk'uko ijambo ryawe ritubwira hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, n'ubundi mu bice byaho 6 murongo wa 45 hatubwira ko byanditswe ngo mu byanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Hari igihe ujya utunyuza mu mashuri atandukanye, ariko mu gihe tugihumeka umwuka wazima turacyafite amahirwe. Ngaho rero nyemerera Mwami Imana Nyiringabo, ukomeze kurengera abantu bawe bari mu mpande enye z'isi, urengere abari mu mashuri y'uburwayi, abari mu mashuri yo kubura urubyaro, abari mu magereza, abo bose Mwami ubagereho, ijuru ryawe rikinguke, kandi wohereze ubutabazi Mwami Imana bwihuse, Mwami Imana Nyiringabo ku bantu bawe. Urakoze rero, turagushimye. Ngaho Mwami Imana imirimo yawe nikomeze igaragare, kandi uzihesha icyubahiro
muri byose kugira ngo bimenyekane yuko uri Imana itajibeshya, uri Imana itavuga ibinyoma. Urakoze rero, turagushimye. Ngaho nyemerera umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi mwami ukomeze kugishyiraho uburinzi, urinde abanyarwanda muri rusange, intara enye zose n'umujyi wa Gatanu zigize iki gihugu cy'u Rwanda. Ukomeze kudushyiraho uburinzi buturutse kuri wowe, amahoro yawe aganze mu mitima yacu, kandi mwami isi yose ikomeze imurikirwe n'umucyo wawe. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen.